ndagusuje muri kano kanya wowe ukurikiranye Fofo TV show. Nizere ko umeze neza, mbwira namwe mutameze neza mwihangane. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Wowe rero ubabaye humura, nta joro ridacya, n'iryo ku bwa Nowa ryarakeye. Nizere rero yuko Mwami Imana kibarinze. Nje kukwereka ukuntu watega aka gatambaro. Karebe ni nka kandi nababwiye ko harimo modeli nyinshi cyane. Rero ngiye kwereka modeli yindi wagategamo kandi ukaba usa neza cyane. Noneho mwabonye ko ntabanjemo agafire karimo igitambaro, mwabibonye, ariko ndi kujya mbanze mbibereke nyine nuko ngashyiramo. Noneho na modeli ngiye gutega kuko irasaba kubanza ugakusha, ugasa nkukusha. Niba ufite kamukushi gerageza ukushe, sibyo ko hari udusatsi turaba dusigaye, tusange nyine ugakusha kugira ngo utu dusatsi tutaza kugaragara. Noneho iyo ushaka noho gushyiramo igitambaro imbere, aka ngaka nababwiye ko mu kazinga nk'ingata, sibyo, akazinga nk'ingata nibwo kaba gafite forme nziza, kagashyira aha. Naho warangiza ugafata agafire kawe. Hari abantu mutari muzwa ugashyiraho, nta kundi ni uko nguko rero. Warangiza ukagira gutyo, ukakegiza inyuma. Reba uko inyuma bimeze, ndizera ko ubibonye. Noneho wa musatsi ntabwo ko hari agasatsi nshaka ko tuza gusigaza, sibyo, kandi kakaba gasa nk'agakushije. Wabonye ko nakushije, regardez, uri kubibona? Noneho tugafata ka gatambaro kacu turakazinga, zinga gutya nk'isambusa, sambusa. Meze gute sheri wanjye nkurikiye? Uri kubibona? Nubwo nkazinze gutya ntabwo ngiye kugatega kumwe karereta, no, ndagatega nagafunze hose, utamenya ko ari kano gatambaro. Reba hano inyuma, ndagafatana n'aka ngaka. Noneho nindangiza mfundike natebeje. Urabona ko nta gitambaro kigiye gusigara inyuma. Ndaberekamo utumodeli tubiri wagakoramo. Nabwiye ko modeli zo zihari ari nyinshi. Urakurura bakawumvisha. Noneho ku bantu muzi gukora baby hair, akawagatega arizo uri gukora, nawe utabyemerewe kubikora, usigazaho agasatsi kawe. Shaka uburyo ki noho kano nurangiza urita ugenda ugasobeka, urahita ukazana ugacishe muri kano wakoze ko. Urangiza urahita ushiraho akamodeli. Mbese uragashyira he mama? Uragashyira aha ngaha hasa nkaho watangiriye ugobeka ka kantu. Wow, nuramuka ugiye umeze gutya, wateze gutya, mbese nizere ko ubonye iyi modeli. Iyi ni iya mbere, kankwerekera n'indi ya kabiri. Akaboro tujya dushyiraho ku inyuma kaba gateye, sinarakaberetse do, kaba gafiteho agakwasi.
umuririmbyi yararirimba ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, ndashaka kwirirwa nseka, nta muntu nshaka kumvangira. Nanjye rero nta muntu nshaka kumvangira guys, ndashaka kwigira neza. Ubu rero aka ngaka tuhita tugakurura duse nk'ukazamura, sa nk'uwigiza ya ngata yacu imbere. Urabona ko iyi ngata noneho yigisha imbere. Fata agatambaro, se mwabonye ko kagira ubwiza we n'ahatari ubwiza. Abantu mujya mu dutego mujye mubireba byose byose byose. Dore murihangana, video nyikoze muri weekend, nimwumvamo umwana ari kuvuga, mwihangane sijya basho. Namwe mwarabyaye n'utarabyara nahumure, mu ijuru hari Imana itanga urubyaro. Uyu munsi ni njyewe, ejo ni wowe, humura. Ndakwingingira gukomera, ukomere, uzarubona mu izina rya Yesu hamwe no kwizera. Inshuti zanjye mureke tujye dufata igihe dusengera abantu badafite urubyaro, kuko abantu badafite urubyaro ni ukuri barababaye. Nanjye naciye mu kutabona urubyaro mu gihe cy'umwaka, ariko icyo gihe cy'umwaka ni ukuri nari narahangayitse mvuga ese ubu nzabyara iki. Ariko reka nkubwire, humura, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nawe yangiriye neza, nawe yakugirira neza, wabona urubyaro shiri wanjye, sibyo? Humura. Noneho tugafata aka, ngiye kukwereka indi ntego ya kabiri. Tuhita tugafata tukazane gutya ku mutwe, turangiza tuzirike. Nawe urahita ukurura kugira ngo aya marinda amanuke neza. Aka tugiye kugasobekeranya, noneho n'aka ngaka n'aka duhita tugasobekeranya, sibyo nshuti zanjye? uri kubibona utesheje uwanjye. Reba aya marinda kuntu amanutse aha, biba ari byiza, bigaragara neza. Ugahita ukuramo amatwi yawe. Ikintu witaho ni aya marinda n'aka kantu kari hano imbere. Urabona ko aka kamoderi ari keza cyane, ni keza cyane. Noneho turahita dufata aka kantu nshuti zanjye, niko tugiye kuzengurukaho cyaho mu kingo cya kakandi. Karaba kameze nk'akabano, kabifashe. Urabona ko nkacometsemo rimwe gusa. Urabona ko kabihaye moderi, bikaba biryoshye ku buryo niyo wahura n'umuntu yavuga ati uyu mubyeyi ibi bintu yatese ni byiza. Mbwira igajesi, reba niyo ubibonye gute rero? Uratubwira muri komenti. Ndabashimiye rero abantu mwakurikiranye Fofo TV show. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nutarakora subscribe, nawe kora subscribe kugira ngo ujye ureba ibiganiro byiza by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza. Bye.